Honestly, happy to meet you. I'm happy to meet you too. Yeah. I'm so happy just to be with you. Mfite ikintu kidasanzwe muri nge. Nari maranye imyaka iri hejuru y'ibiri. So ariko uyu munsi ndakeka ndaza kuryama nsinzire. So ndavuga Bakti kabisa ndamukunda ndamufana kandi kuko ni character yanjye nkunda just kwishimira umuntu ntagaru ko mfite ibintu birenze ariko just umuntu nkunda nkavuga kamwereke just ko I hurt him cyangwa se nyine I think of him. Niyo kado yarambabaje narayidekoye hahandi mu cyumba umuntu yageragamo akavuga Pamela ino gift ni yande icyo gihe cy'imyaka ibiri wari waneguriye kado. Yego iyo mpano naje kuyitanga urumva yari imaze igihe kinini. So narayitanze ya kado yanjye waje kwitanga narayitanze inyuma y'igihe kingana gute? Yes, kwa barimo kurikirana Big Town TV one more time tukaba twongeye tukagarutse kuri Big Town TV. Gahunda ni za zindi ni kwa kundi icyo ugomba gukora no kugonga stamp kuri subscribe maze ugakira igitenzo inzogera ari ku ruhande ikagusekereka kuzanya amakuru ya buri munsi buri gihe buri kanya. And even right now I go by the name Bakti. Uyu munsi nahuye n'umushiki wacu hano. Uyu musister hari icyo ashaka kutubwira. Yaje umunsi arimo kumbwira ngo Bakti hari ibyo nshaka kukubwira. Nanjye ndi tayari kubyumva ariko tutarabyumva reka tubanze tumuhe ikaze abasuze mwebwe muri mukurikirana Big Town TV. Ikaze. Thank you Bakti. So mbere na mbere abadukurikiye ndabasuje cyane. Honestly, happy to meet you. I'm happy to meet you too. Yeah. So it's been long time planning mvuga when will I meet him. So but today it come true. So now I'm so happy just to be with you. So hano ndakeka ndi Big Town Empire. So byari igihe kirekire mvuga maybe one day nzahagera. So uyu munsi kabisa nahageze. Mfite ikintu kidasanzwe muri nge. Nari maranye imyaka iri hejuru y'ibiri. So ariko uyu munsi ndakeka ndaza kuryama nsinzire. Okay. I think ko Bakti was so excited kumva. Tagiye kwikanga ikintu kimaze imyaka ibiri. Icyo kintu ni igici ariko watubwira uko bimeze. It's been long time. Bakti nari mufani we still nabwo ndiwe kandi sineganya no kuvuga ngo Bakti nzamuliving anyhow kuko nyine iyo ufana umuntu byanga bikunda ubu mufana nyine. So rero byari igihe kirekire Bakti naramufanye ndavuga maybe one day nzamukorera gift idasanzwe. So narayiteguye biba ngombwa ko nyine igihe nagomba kuyimuha bitagenda nkuko nabyifuzaga ariko uyu munsi ndabizi neza ko biza kugenda neza. Bakti hariya byayenze gute? Nje icyo nifuzaga kumenya iyo myaka ibiri byari bimeze gute watangiye kumfana ryari? Bakti namumenye hashize iminsi myinshi mumenya ariko from 2K19 nibwo natangiye nyine kugira umwanya. Urumva kenshi nabaga ndi ku ishuri ariko high school nayisoje 2K18. So 19 rero nibwo natangiye gukurikira ibintu bya media cyane. Bakti yagwaga abantu gitumo bagahungabana. Yagwaga abantu gitumo nyine narabikundaga. So wagitungura abantu benshi. And then hari n'ama interviews wagiye ukora y'abantu. So ndaza kubaza akabazo nyuma. So abantu benshi nyine nkabona ko abakoresha abantu benshi ama interviews then bakarira nkavuga who is this guy? Abantu bose they so emotional cyangwa nyine ari ikindi kiri inyuma yabyo. So ndavuga Bakti kabisa ndamukunda ndamufana kandi kuko ni character yanjye nkunda just kwishimira umuntu ntagaru ko mfite ibintu birenze ariko just umuntu nkunda nkavuga kamwereke just ko I hurt him cyangwa se nyine I think of him. So ndavuga Remy plan nzamuhe kado. Nago byanyoroheye. Urumva abantu b'abastar kuvuga ngo uravuze ngo just umwana mutoya amplice umukobwa ngiye gushaka umuntu uyu just nshaka kumuha kado nta yindi reason. So ndavuga nzamushaka ngira amahirwe sindi ukubwira ngo ndamaye contact zawe cyo gihe. So ndazibona
turavugana icyo gihe nyine imyaka 2 ishize. So turavugana nyine mbona uri excited rambwira ko nzayeza kuyifata ariko the day twapanze kuza guhura wahise ugenda wambwiye ko ugiye muri Kenya. So ndavuga anyway no coming back tuzabikora nta kibazo. Niyo kado yarambabaje narayidekoye hahandi mu cyumba umuntu yageragamo akavuga Pamela ino gift ni yande So ndavuga ko biri kose hari umuntu nyine hari nyirayo. So I was with my sister. Icyo gihe cy'imyaka 2 waneguriye kado. Yego narayiteguye ndayidekora hahandi nyine wumve ngo ndayibika mu cyumba umuntu ajya yibona akavuga ino kado ni yande gusa ari ifunze nta muntu amenya ngo harimo iki. So igihe kiragera noneho ugarutse tuvugana ko tuzahura. So the day twahuyemo hagati aho ngaho mu gihe wari uri muri Kenya ntabwo urugendo rwanjye rwagenze neza. Nakomeje gutyo ariko nza gutangira kujya mu bintu bya media cyangwa se gukina amafilme. So ngiye gukina filme rero bwo byambereye ibindi. You see the parents hari igihe abona ko umwana agiye mu bintu nk'ibyo akavuga agiye kubikirara agiye kuba kundi. So barambwira Pamela urananiranye bigeze kundi. So biva ku rwego rumwe biza kwisanga noneho ndi kuba ngiye nyine bandivinze. Ababyeyi no there was my sister ariko numva niwe twabanye igihe kinini. So arambwira ubwo wananiranye nyine genda wibane uzajya ukora ibyo ushaka ukagenda uko ushaka. Mbanza kugira ngo ni ibintu nyine bitari serious cyangwa se nyine ni nagakomeje ariko nungurwa no kwibona nyine ndi kwibana. So sometimes the struggle zije zizira rimwe. Icyo gihe narayibanye n'akazi kanjye gatagahagarara. So uribaza ku mwana w'umukobwa uri kwibana ukeneye noneho ukwezi kuzashira bakwishuza inzu ukeneye kurya ukeneye buri kimwe cyose urabizi muri Kigali ntago babyoroshye. So mbona ko nyine ntago biri easy mfata decision yo kuvuga ngo let me go home. Witugaruka mu rugo. Ndavuga kanigire mu rugo maybe shire ubwonko bwanjye ku gihe nzagaruka noneho. Ahangaho ni mu ntara cyangwa ni hano Kigali? Mu ntara. Noneho ndagenda nyine ariko muri iyo minsi nari ndimo gupanga kugenda nibwo wongeye wagarutse umbwira ko waboneka. Ubwo urumva already na situation nari ndimo ntago nzi ukuntu nari kubihuza. Ndavuga maybe kangende then hari igihe nzayohereza bakayikuzanira kuri kuriye ariko nabwo mbona ko ntago ari ibintu biri aho ngaho kuko bwa bakiti ngo siga akazi ngo ugiremera kuri kuriye ngo ngo bati ibintu bakoherereje twazi na easy. So ndavuga kanyibike maybe one day ningaruka bakiti nzayimuha. So naje kugaruka ariko contact zawe ndazibura. Izo nari mfite nsanga zavuyeho. I don't know ko byagenze. So ndavuga hari igihe nyine one day bizongera bibe bakiti mubone. Iyo mpano naje kuyitanga urumva yari maze igihe kinini. So narayitanga. Waje kwitanga. Narayitanga. Inyuma y'iki kingana gute? Harashize like 6 months. Nyibitse. Ndayitanga urumva gushimira ufite abantu benshi nyine ukunda ndavuga. Just kugira ngo meze nyireba nafite kintu ndi buyikoreho reka nyihereze iki abandi. Ndayitanga kuko nubundi urumva nigena nayiteguyemo hari ukuntu utegura gift by season. Kwicyo gihe ndibuka ko mu bintu nari nateguye harimo n'umutaka. Kwicyo gihe nyine imvura yaragwaga. Urabanga akazi kenshi ngo kandi gakomeye se naraba n'imvura. Nanashizemo n'umutaka. Gusa nyine nubwo byagenze ntabwo nza kuyivuga yose. So ndavuga one day hazashika nyine. Birarangira nyine ndongera nsubiza ubwonko ku gihe. Mbona kandi kazi nyine ngaruka i Kigali ndakora ariko mu mutima wanjye nyine
nkahora numva beating mvuga hari umuntu mfitiye ideni kuko mu buzima bwanjye umuntu njya numva mfitiye ideni mba mfitiye umuntu wari we wese just no kumushimira yaba wambabaje cyangwa wanshimishije for me mba numva ko nyine just kumushimira bihagije kuko naje gusanga nyine ntago ari ibyo umuntu yihingamo ahubwo ari ikintu kiba kikurimo utagikora ukumva ko it's mbere nyine kukubuza amahoro so narakoze bigera igihe nyine ndongera my workmate tuza kuganira ntabwo ndivuga ibya channel yanjye kuko nibyo byaduhuje nyine ndamubwira hari umuntu mba numva mfitiye ideni kandi rikomeye ambwira pumera ninde ufitiye ideni ndamubwira ndarifite kandi rikomeye ndamubwira okay ni Bakti ubu turahurana mbanza kugira ngo nyine nugukidinga arimo aranyinisha ndamubwira please mbwira amanimero mbere y'amaye nimero nibagirwamo umubare umwe kuko ndakubwiye 078 nuko zari 8 ebyiri imwe ndayisimbuka saving imibare itari nkuhamagaye bakanga nyine incomplete number ndavuga oh why nkiri ubwonko ku gihe ndavuga Bakti nako naba adafite contact ifite wenda iminani ibiri ndaga bikundesha ko ari iminani ibiri reka nshiremo numve nibikunda sava nibidakunda nzasubira kure wa muntu ngize amahirwe birakunda nyine turavugana icyo gihe ntabwo ari byo twari dufite no kuvugana cyane hari ibyo twavuganaho by'amafilme ariko nkubitaho n'umutima ndavuga oh Bakti ngufitiye ideni nyine urambwira uzanyishyuza wowe ubwawe ndavuga no ntabwo uzagombera kunyishyuza ngewe nzabikora just ko n'ubundi nabipanze bindimo ntabwo ari inama runaka nagiriwe kugira ngo bagombere kunyibutsa so twarabipuraninze I'm sorry ko ku cyumweru nagize akazi kenshi sinibyakunda konza kandi ari bwo buri free rero mba bari uyu munsi ko nakuvangiye mu kazi ariko I know ko wenda niko byagenze nyine bire Imana nuko yabipanze to so rero uyu munsi narabuze ubwo ino kado ari maze no myaka yose yararangiye so today nshagupanga kado iri funny iri nyine itari expensive ikindi ari kado nyine irimo y'ubwenge ukuntu nyine ubona ko you know uraza kubibona maybe urumurebaza what is it ariko nubwo kimeze niki kintu nagendeyeho ndashaka ari ibyo ngibyo ndabizi ko uraza kuyikunda uko biri kose nta mpano igiba ntoya ariko uraza kuyikunda ntabwo nyine idekoye cyane just nakoze ibintu bibiri uko ariko kose kado iyo ariyo yose ni sawa ariko I'm so emotion kuko ibo gutekereza iyo kado imaze imyaka 2 ni hatari komeza nacyo iyindi rari ndaze kuyiguha ariko maybe nuzo kuyifungura sinzi ukuyifungura kuri kamera ushaka kuyifungura kuri kamera sinzi ibishoboka so funny okay mereza mubwiriza imbere uko watutangaza abafana honestly okay no problem uraza kuyifungura ariko a condition akantu kamwe muze kugakuramo ako kana iyo ni ihe kweli just you can guess nakuna guessing rero kato naranabona na boxi cyangwa ni imodoka maybe you are just still ni imodoka ni TV ni umwenda ni boxer ni iki wabikoze ni Miami wewe banzu yime narayibona ntago nabyemera kandi wagasinze nyine ukayibona
ya uzi kugasinga cyane nyine Mhm. kubera nabuze se ko biri fani niyo mpamvu se mvuga ngo boxer. Ndayitegereje. Okay. Akazi nyizane Sawa. ko navuga ntabwo idekoye ntabwo igize ibintu birenze nzi ko abantu bose badukurikiye baraza kuvuga wawe. Okay, sawa reka turebe. Kado. Wavuze boxer? Boxer hano harya yakwirwamo? Cyane simbizi kweli. No tell me. Hano yakwirwamo katurebe. Simbizi. Abantu babyibushye ze buriya. Kado imaze imyaka 2. Abantu babyibushye ubundi yawe yakwiramo nk'ano koko. Reka dutegereze turebe. Maybe uraza kuyopeningira. Okay. Yeah, just you can take it. Okay. Aha, Big Towners. Birarenze. So nimero kwifungura. Ego. Wafungura. Unboxing. Ya Kado. Surprise. Wow. Okay. Why are you singing? No, please. Nababwiye mbere. It is so funny. You see? Okay. Okay. Dupfukamunwa turi mu gihe cya COVID. It's a nice idea. Don't show it. Okay. It's a Bible. Okay. Yeah. Ngira ngo ndasoma hano. Ujye gusoma. Tugabantu gahano bagufasha mbere yo kurambura. Okay. Okay. It's a nice kado mu byukuri Bible. Yeah. Don't show it. Please, don't do it. Maybe behind Kado ngomba kwiyerekana. Bhakti, please. Don't show it to the camera. Okay. Yeah. Big Towners izi nizo kado banzaniye. Cyangwa murimo kubibona. Maybe kari gatoya. Tuyigupime. Yeah. Okay. Thank you so much. Urakoze cyane. You're welcome. Nakoze. Yeah, gift is just a gift. I appreciate. Yeah. Ndishimye cyane ariko ubanza usobanura kado wanzaniye zikeneye ibisobanuro byinshi cyane. No, nakubwiye. Before you nyiguha ino kado igomba kuba itari expensive.
kandi iriya ni kado nyine y'ubwenge ikindi iri fani isi udupfukamunwa nyine udupfukamunwa ni sawa ni igihe cya covid ni ukwirinda isi so boxer even now wagesinze kuko nakubwiye ni ibintu biri fani isi so najyaga mbona ari gatoya maybe nande kurukanga najya nakajipo boxer igisobanuro cyayo just cause nashatse ikintu kiri fani umuntu wese agira atapfa gutekereza ku buryo n'uwayibona yavuga wow why you see so niyo mpamvu nashatse akantu kari fani nanjye nyigura narabitinze umutima navuga okay kozi ndashaka ikintu kiri fani kandi nakinira ari gukora agapfukamunwa si kari fani ndashyira ikintu ariko nakiri fani okay so the bible ni igitabo umuntu uwo ari we wese uri wise akoresha so njya gutegura bible hari nzana ndi gusoma ivuga 7 pillars of wisdom so ubwo nandi gusoma nashaka gukora ikiganiro kivuga 7 pillars of wisdom so nasanzemo ipira imwe ivuga ngo fear god. Fear God niyo point ya mbere bagiye bahurizaho abanga benshi banditse ndavuga wow ndavuga okay back to bundi kadona namuhaye headphones n'ubundi arazifite kuko nari natekereje kuvuga nza mu headphone byanga bikunda kandi nakubwiye ko narebye amafaranga nsanga amafaranga yagura headphone yagura even this book kandi igitabo ni ikintu kidasaza anytime umuntu nyine yagikenera so ndavuga why not namugurira bible nitaye kuyifite icyasa utayifite ariko bible ndayikunda kandi ikindi kintu cyatumye nkunda bible no bible na bible ndiguriraho bible ya mbere natuze n'umuntu wayiguriye ayimamo kado atajya no gusenga you see nabaye surprised arandeba gusa arambwa Pamela reka just ngene ngugurire bible arayima ndavuga wayi ura muntu uko cyatekereje kungurira bible atajya no gusenga honestly nago ari wa muntu ajya gusenga nyine umurebye even na physical appearance yaravugaga wapi ariko kenshi kubera kuntu yajyaga mbona arambwa ko yakundaga kunyita ngo ni pastorine mutoya arambwa ati kamwihere kado arayima so ndavuga rero nanjye nshingiye kuri ibintu byose back to why not nayimuha. Thank you. Okay. Mu by'ukuri Pamela arakoze cyane. Gift is just a gift. Yabitekereje imyaka 2 ishize. Uyu munsi yabishize mu bikorwa. Imyaka 2 tekereza umuntu ukavuga ariko hari ahantu yavuze ngo kado yanjye ya mbere yarayitanze ayihereza abandi bantu. Nabona nizeye ko nzajya kukubona vuba isi. Okay. Yarakoze cyane. Bible ni ijambo ry'Imana and I believe in Bible kuko sometimes usibye ko nagwa ari kenshi njya nsoma Bibiliya. So kuva yayimaye gutya nzajya ngerageza nsome kenshi bishoboka kuko ni ijambo ry'Imana and I believe in God. Ni byiza cyane. Udupfukamunwa ni iki gihe nyine turimo ni igihe cya covid. Thank you so much and thank you so much. Ashize igihe kinini ntakira amakado and emotion kandi ndishimye. It's very good since I'm speechless. I don't have anything to say. Ariko urakoze cyane watekereje neza. Thank you so much cause you know can't what I can say nuko Bhakti is humble. Also ntago hari ukuntu nyine ubona umuntu just level ye adiho ariko what I can say nuko ni ikintu cyamaye motivation cyane. Ni buryo wanyumvishe sunzi Vini surambona ariko uravuga come ngwino nyine mbwire ikintu nyine cyukuri ku mutima so nagara abantu bose babigira
hari abantu usanga nyine bikakaza I'm sorry to say ariko ni humble ku buryo nyine budasanzwe ni icyo kintu cya mbere navuga namubonyeho kandi I like it so namwigiyeho nyine ibintu byinshi ntabwo kwigira ku muntu bisaba ngo abanza kwicaze akubwire just character y'umuntu cyangwa se behaviors z'umuntu zishobora kukwigisha so nanjye nyine hari byinshi nakwigiyeho utambaza ngo ni bike just kuba humble nicyo kintu cya mbere nakubonyeho ni byinshi ariko nyine mfite utubazo nza kukubaza mbabarire nsubize okay first of all thank you so much urakoze cyane I don't know since okay like mbaza tu mbaza nta kibazo ndaza kugusubiza so first question you see you are so emotional I see but many times abantu benshi dukoresha ama interviews ntabwo ajya apfa gusoza ikiganiro atarize so why ni uko abantu nyine cyangwa ni wowe nyine like hari umuntu ubona ko abantu nyine kumugeraho kuvuga kuri ku mutima atitaye kuri audience izamubona ariko ukabona ko nyine yabohose mu mutima we cyangwa urashaka ko nanjye ndira you cannot do it sinzi impamvu ariko kenshi iyo ndi kuvugana n'abantu mbahereza time yo kumbwira ibintu byose then iyo turimo kuganira I feel the pain numva pain afite nkayishyira kuri njyewe nkumva ukuntu babaye so sinzi ni ibintu byikora automatically ntago biforcinga ngo umuntu arire cyangwa ibice ariko ni benshi ni kenshi bibaho so sinzi impamvu cyane sinzi neza ariko kubera ko njye ndakeka ko ari tension mba muhaye nkumva story yiwe nkumva ukuntu afite iyo pain cyangwa umubabaro nanjye nkagerageza kuwushyira muri kote yanjye mu gihe ndimo kumwumva nkumva nkabifiringa mugirira imbabazi maybe kenshi niyo mpamvu abantu iyo twaganiye bafite ibibazo bararira okay then hari ukuntu ugikunda kuvuga dusubire mu jya yo maybe very funny ntabwo nyine ari ukugukidingiraho gusa nyine sometimes yende kukurikirana mbikunda kunsetsa nk'ubwo wa bakiti ukuntu ari gufiringa pain wagira ngo niwe byabayeho hari interview uherutse gukora n'iyande umukobwa ukunda Melody maybe ubuze twawenza kubaza niba ari ibyanyabyo so how can a person avuga baby nkunda uriya muntu ku rwego like inkweto zigacika ahubwo uriya mukobwa yarantangaje cyane mbere njye twatangiye interview ngira ngo ni bimwe byo gutwika ibiki ariko cya muntu ntabwo yarira kuriya nabonye se ahaguruka ikubita hasi aricara hasi ararira narabibonaga avuga my goodness n'ikiganiro cyararangiye ndamubaza ese ibi bintu nibyo arambwira ngo bakiti ntabwo urakunda ngo mbabarire ntabwo urakunda biranababaza hari abantu bakunda cyane akajya deep y'umuntu bibaho hari abantu biyahura kubera urukundo just umuntu utazi cause bakiti ndamufana njya mubona danga ibiganiro then ntabwo bakiti nakubonye nasa oh my god anyway bizagenda biza nzabimenya kane kubyinjiramo ariko honestly nyine koze nabonye ko n'ibintu nyine bidasanzwe kandi biri so emotional so nta byinshi nyine nakubaza ibibazo byarangiye the last question
Guess. I don't know. Just guess. Ntabwo na guessing. You can guess. Ko wagesinze boxa. Questions kenshi questions ziba ari surprise. Ntabwo apfa kumenya. Nanjye ndi gukorana interview n'umuntu ntabwo biba byoroshye kugira ngo amenye what is next question. So since I'm ready to answer. Okay. You can ask. Okay, as your fan, you see me, ndi mutoya, nta bintu bidasanzwe mfite, nta bintu birenze. Even my gift can define it. But what can I do for you? As your fan, niki kintu wakaskinga from me? Yeah. As my fan, what I can? Yeah. What can I? What can you ask from me? Ebu bibaze mu Kinyarwanda kugira ngo nabari babyumve neza. Yani iki nyine nkange. Like nk'umufana wawe niki nagukorera apart yo kuba ngufana, kuba ngufollowinga. Okay, sinakubakira inzu, sinakubakira imodoka. Ariko tell me, niki nyine nagukorera like nk'umuntu ufana. Yeah. Wumva nya cyagushimisha. Yeah. Kintu cyashimisha. No kubana neza tu. Nundi tubanye neza bakti. Tubanye neza ntabwo tubanye nabi. Tugafatanya muri uru rugendo rw'ubuzima. Urabona ubuzima buba bukeneye friends, families kugira ngo tukaba turi kumwe tugapushinga life tukagenda nidusaza alhamdulillah. N'ibindi ariko tu all in all sinzi ni question iri tricky cyane kandi irakomeye. Just you are thinking kanaganga na gutya na kintu mvuze gutiri kumbaza ngo nabwo iki maybe went so deep in your mind. I think so. I don't know, wamfashe. No, ntabwo ngende ugufashe. You see kuko njye nyine nakubajije tu wowe nyine urambwira. But niba nari gihari, yes fine. Wamfashe mu masengesho tu kugira ngo tubeho neza. Masengesho ufite Bible ngo nanjye uzamfasha. Tugomba gusengerana twe. Sinzi ikindi ariko it's a tricky question for sure. So I don't know. Think about it. Tuzatubwira next time. Maybe next time. Yeah. Okay. Asante sana. So hari ikindi? Yeah. Ikindi navuga niki? I told me wabonye videos zanjye. How is it? Yageze kunyereza link ninje muri video zawe ikintu nabonye kuri channel yawe arya yitwa Pamela 250. Pamela 250. Hari ukuntu ugitangira uririmba indirimbo za gospel cyangwa uvangamo? Yanjye mvangamo. So what is the main purpose ya channel yawe Pamela 250? Oh yes. Nambaje ikibazo gikomeye. So you see my channel also irandifininga. Abantu benshi bajya bamfollowinga. Kenshi bajya bambwira nyine ngo ngendeye kuri binibi nshaka kumenya Pamela wanyawe kuko even the name Pamela 250 turabizi ko n'umubare defining u Rwanda. So Pamela nyine n'izina ryanjye risanzwe. So ibintu byose rero nashize kuri channel yanjye Pamela 250 bifite meaning guhera kuri point 1 up to now. So natangiye nshiraho urabona kwa kundi ukora slide photos. Suggesting indirimbo ya Celine Dion ivuga ngo I'm alive. Cause I am alive. You see. So that song narayikunze ariko kuyikunda nakundi nagaruko nyine na indirimbo binitaye ku bindi byose yavugamo ariko I'm alive. So nyiri muzima nyihumeka numva ko ubuzima buri kimwe cyose ntekereza kirashoboka kubera ko ngihumeka kuko ngihumeka batarashiraho agataka. Ebana ndacyari umukandida w'ibintu byiza ko kugera kuri byinshi. So niko kantu kambere nashizeho niba nibuka neza nagiye nshiraho ama dreams inspiration quotes, family time inspiration quotes. So ni ibintu bigiye bitandukanye
motivation speakers nyine utuntu nagiye nshyiraho dutandukanye ko naravugaga maybe one day mfite amahirwe yo kuba mpari so hari amahirwe wenda ntigeze ngira yo kugira grandma cyangwa grandfather ndavuga maybe sinibyo mbona ifoto yabo sinigeze numva bavuga se batekerezaga gute ndavuga maybe ngewe umwana wanjye n'abandi baza nkomokaho always bazamenya Pamela nariwe niba hari ikiza cyari kindimo ntago nzakijyana nzagenda ndi empty so niyo mpamvu kenshi ibintu byanyu bishira hanze najya nshiraho uturirimbo nakavarinze z'abadorokasi urugamba rugeze mu mahina so ndavuga nago umwana wanjye nzamuhidinga no mu rukundo hari ndiyo nashyizeho ndagukunda nago ndi buyiririmbe so nshiraho indi ngo another lover ndayikunda cyane. You will get another lover, who will never hurt you, who will never leave you, who will never let you fall. You see? Numva ko naririmbye ndavuga nyine ko akunda umuntu akwanga. Ukasanga nyine bigutwaye igihe kinini kwirikavaringa yego biragora ariko leave him. Mureka agenda uzabona undi ugukunda utazakubabaza utazaguhemukira umugisha wawe nyine utazagusiga so byanga bikunda ariko izo zose nazo zifite meaning yazo hari ukuntu babazwa cyane ukavuga maybe I live it nago ndi bubivugeho nzabisobanura kera so ndakomeza noneho nkora ibiganiro nagiye nibanda ku biganiro by'urukundo barambaza Pamela ushobora romantic oriki wenda bisobanura n'abantu ntago ari uko ndi romantic cyane ariko wenda rukundo ni ikintu umuntu wese nyine kimubamo ariko nyine ngo ndabantu bari romantic kuko hari nka video nabonye ifite abantu benshi bayirebye barenga 1000 niba ngo top 20 y'amazina ari romantic wakita girlfriend wawe mbwira basi 5 yonyine basi bazabira please 5 yonyine tuzina nyine tutari nyine yandi tumenyereye Sheri naryo ni izina ryiza nyine risobanurwa ku buryo bwiza pe ariko bite n'ukuntu abantu twarimenyereye mu isoko umucuruzi murahura Sheri ngo nwaga kweto ngura tugwereza umwenda kumva ko n'ibintu biri nomo ahantu cyabiri common ahantu hose nyine so kandi what you know abakobwa dukunda ibintu biri ku muntu nye biri unique nubwo abumubesha ariko abone ko nyine tuwo mwitayeho cyane so rero n'izina wita umuntu redefining uko umufata kumubona niyo mpamvu nakoze iriya top 20 romantic y'amazina meza wakita girlfriend wawe my goodness okay wifi ni izina ryiza wakita umuntu mukundana cyane wa mukobwa ubona ukavuga ati no muntu yambera mama mwiza w'abana banjye so kuko wifi ni izina riba n'ubundi muri wife nyine no mu mama so urumva rero umuntu ubona ukavuga ntago ari byo gutwika nyine bya bindi byo gukundana bisanzwe no habwo ukavuga no muntu yaba mama mwiza w'abana banjye yagira iki so wifi nakazina keza so darling darling you are the one waiting for me I see abakobwa nyine kuko nowadays turi mu kinyejana nyine cyo gutwikiriza twongereza kuko nicyo gihe turimo igihe cy'igifaransa cyararangiye so rero na uzumva n'abantu bashakunda my goodness tuntu twinshi nyine turaho ngaho cyane nk'abantu bagiye ku ishuri nago aba romantic nyine biraho gutyo guze so darling rero naryo ni izina ryiza mukundwa njye vuga ati umuntu wanjye kwe gukundwa agize iki so akandi kazina nako karimo sunshine my sunshine bivuze urumva akazuba karashe cyangwa se iki ubona ko hakeye yaba bivuze ko nyine ni nk'umucyo mu buzima bwawe yazanye umucyo wambwiye atatu
Yeah. dusoze Okay, twasoza. kubwira bariya barimo gukurikirana Big Town TV. Yeah, Big Town TV cause nabona abafana bawe nabo ndabakunda cyane kandi ndabashimira ya time yabo bafata bakurikirana Big Town ni umugisha kandi udasanzwe. Hanyuma cyo nababwira abantu ba followinga abapampe banjye, my goodness, high five kuri mwe wakametse ko ndabizi yo nahari barangavaringa nyine bagakora n'ibyo nge nari gukora, so nabashimira cyane. You see, even I can say that I do it to my sister because narabiplaninze ntibyagenda neza. Yeah, maybe abibonye nka failure kandi nakoraga buri kimwe cyose akizi kandi avuga Pamela, you can do it, you can do it. So yari inspiration yanjye. So for now ndabizi ko bimushimisha kubona hari ikintu runaka ntangiye kandi nkakigeraho. Mubwira ati big up kandi very sorry aho nyine tutagendanye neza, byari ubwana. Yeah, byari ubwana ariko maybe one day ndabizi ko nyine azabisobanukirwa, nta kintu kiba nta mpamvu. So but you know, it's personal, you know. And then icyo navuga nanone ku bantu bakurikirana Pamela 250 pe, ndacyari mutoya ndacyazamuka ariko mfite ibitekerezo byinshi amugana wawe ngo akazi kenshi kandi gakomeye, mfite byinshi bimvyiganiramo. Najyaga mvuga ngo ibitekerezo nibirangira nishaka nzipfire, ariko nasanze nzamara igihe kinini cause one idea imereza indi idea, next idea kamereza izindi zirenze 10, nkasanga ahubwo nimo kuba exhausted kuruta ko nakabikoze. So ariko cyo nababwira bafite byinshi byiza bigiye bitandukanye. So abakoze subscribe bakomeze nyine bazakomeza kuryoherwa, abatarayikora nabo umva bayikore kuri Pamela 250, then bakande search Pamela wese bazata bamubona. Navuga ni iki bakti. Yes, kwa imo kurikirana Big Town TV, Pamela arakoze cyane, Pamela 250 arakoze cyane. Gift nziza cyane, ni gift nziza cyane, very good gift. Biblia turayubaha, ni igitabo gitagatifu cy'aba Kristo. So nice. Corona imeze nabi hanze aha, agapfukamunwa. It's a nice gift too. Tugomba kwirinda. Reka nanjye mbahe message twibuka gukaraba, kwambara sanitizer, guhana metero n'ibindi murabizi namwe. Ikadoyo ikadoyo. Thank you Pamela, ariko ntago nice sobanukiye neza. Something which is funny. Yeah, so funny. Ariko urakoze. Thank you so much. Namwe muri mukurikirana Big Town TV murakoze cyane. Pamela nawe urakoze cyane. Okay, nawe urakoze cyane. Nshimiye n'abantu bose abapampe hano bari gukamera. Bakoze akazi gakomeye. Hanyuma ndi muntu nashimira my best one wamerekeje kozi nago nyine njya ngunda kugenda njyenyine nagari bouncer. No mupampe cyangwa ni sheri bakti ibyo ndabivuze. Private mugane wa muntu. Private. Yeah, ni private. So ariko nyine nawe ndamushimiye cyane ko yitanze. So namahirwe nyine adasanzwe kandi nanjye ndikumva mbohotse bigenze neza, flight mfite zagenda neza kubera ko na deni nzaba njyanye. Urakoze cyane. Gift y'imyaka 2. Hagati hari challenge ya private. This is my private, not private. So kora ka video kawe kavuga private zawe and then tag me #private and then tuzakareba tuzagakorera kazi. Murakoze cyane. Thank you so much. Until next time. Ciao ciao.